nkubwire ngo uretse iby'Imana yaremye bitangaje twese tuzi, reba iby'Imana yakoranye n'abantu hano ku isi, yakoresheje imitekerereze yabo, yakoresheje imyumvire, yakoresheje gusobanukirwa. Nta na kimwe kiri hano ku isi umwana w'umuntu yaba yarigeze kuvumbura ngo aze akivumbuye ari icye kitagira umwimerere w'ubumana, ntibibaho. Ndagira ngo rero nkwibutse ko utaza gukuramo kamwe, byose ni ibyacu. Ubuntu bw'Imana busage ni ubwacu, bukugereho mu izina rya Yesu Kristo. Imbabazi z'Imana zikugereho mu izina rya Yesu Kristo. Urukundo rw'Imana rugusage mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga z'Imana ntuzisige, uzizere. Ndagira ngo rero nkwibutse ko utaza gukuramo kamwe, byose ni ibyacu. Ubuntu bw'Imana busage ni ubwacu, bukugereho mu izina rya Yesu Kristo. Imbabazi z'Imana zikugereho mu izina rya Yesu Kristo. Urukundo rw'Imana rugusage mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga z'Imana ntuzisige, uzizere. Ariko twari dukwiye kugira inyota yo kubaho kw'Imana, twari dukwiriye kugira inzara n'inyota by'ubwami bw'Imana kuruta uko tugira inyota n'inzara y'abahanuzi, kuruta uko tugira inyota n'inzara y'ibyo dukeneye ngo bituveho, kugira uko Mana we, kuruta uko dufite inyota y'ibiri mu mubiri ngo abe ari byo bikemuka. Twari dukwiye kugira inyota yo kubaho kw'Imana. Ndabikwifurije mu izina rya Yesu Kristo ngo usenge, maze ukimara gusenga Uwiteka kumanukire. Ndagira ngo nkubwire ngo wisuzuma aho uri. Niba ushaka kubaho kw'Imana ukabyumva ngo wicayemo ndimo ndakumva, train yourself, itoze, imenyereze gukunda Imana. Mwami turagushimye kuri kumwe natwe, Mwami turagushimye kuri kumwe natwe. Turaganira uyu munsi ku mbaraga ziba mu kubaho kw'Imana. Uyu munsi turakomeza aho twari turi bushize, murabyibuka neza yuko twari turimo kuganira ku mbaraga zitavogerwa zidasanzwe z'Imana. N'uyu munsi kandi turakomeza tuvuga aho izo mbaraga zikomoka. Izi mbaraga turimo kuvuga zikomoka he? Kuki turimo kuzibandaho? Turimo turabivuga kubera ko isi irimo irakandamiza cyane, itorero ry'Imana irimo irakandamiza cyane, umubiri wa Kristo irimo irakandamiza cyane kubaho kw'Imana, ishaka kuba ariyo igaragara ndetse iracecekesha cyane kubaho kw'Imana. Igihe turimo nicyo kugira ngo turangurure, dusakuze, twamamaze imbaraga z'Imana. Nibyo turabyemera, ndongera kubisubiramo nanone nk'uko twabivuze ubushize. Turi mu gihe cy'ubuntu bw'Imana, turi mu gihe cy'imbabazi z'Imana, turi mu gihe cy'imbaraga z'Imana, turi mu gihe cyo gukomera kw'Imana. Ibintu byose tubifatanye, twe gukuramo ubuntu gusa ngo dukuremo si imbabazi kubera ibyaha byacu, ngo dukuremo urukundo kubera ko turarukeneye. Ntabwo twabaho twumva tudakunzwe n'Imana kandi tuzi ko turemye. Tukuramo imbaraga nazo, tuvuge ngo nazo ntabwo ari ngombwa kuzizera. Imana ikora igihe ibishakiye, itabishatse nyine ntibikora. Nuko ibaye, iyo yabipanze uko yabipanze nyine nuko dufite ukuntu turimo kubiforoma, birimo gutakaza imikoranire y'umuntu n'Imana. Uko Imana yateganyije ko izakorana n'umuntu, ndagira ngo nkubwire ngo uretse iby'Imana yaremye bitangaje twese tuzi, reba iby'Imana yakoranye n'abantu hano ku isi, yakoresheje imitekerereze yabo, yakoresheje imyumvire, yakoresheje gusobanukirwa. Nta na kimwe kiri hano ku isi umwana w'umuntu yaba yarigeze kuvumbura ngo aze akivumbuye ari icye kitagira umwimerere w'ubumana, ntibibaho. Icyo yagiye ashaka cyose cyagiye gisa n'Imana yaremye, kimeze nk'Imana yaremye. Ni fotokopi mu yandi magambo. Ni ukuvuga ngo ariyeranje akavuga ati iki ngiki Imana yaremye, kubera ko Imana yaremye ifi, reka ndebe ukuntu nakoramo indege imeze kuriya, iguruke kuriya, igende kuriya. Hari imitekerereze itandukanye abantu bagiye bashakisha, badevelopa, byose bikavuga gukomera kw'Imana, byose bikagaragaza gukomera
kw'Imana. Reka twe kwitandukanya n'Imana kuko yifuje kuva yaturema ko dusa nayo, hanyuma nayo ikaba umufatanyabikorwa natwe, igakorana natwe ibyo dukora byose. Yewe bya bindi ubona ukora ukabasha, burya ubura umufatanyabikorwa n'Imana ibirimo gukorana nawe. Ndagira ngo rero nkwibutse ko utaza gukuramo kamwe, byose ni ibyacu. Ubuntu bw'Imana busage ni ubwacu, bukugereho mu izina rya Yesu Kristo. Imbabazi z'Imana zikugereho mu izina rya Yesu Kristo. Urukundo rw'Imana rugusage mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga z'Imana ntuzisige, uzizere. Wizera Imana iteye ubwoba, wizera Imana ishobora byose, wizera Imana ishyira ikuzimu igakurayo, itegeka bikaba, yavuga bigakomera. Wizera Imana yakoze biriya, yabambye ririya juru. Wizera Imana uyizezwe n'ibiti, uyizezwe n'inyamaswa, uyizezwe n'aho aho uri hose hashobora kuvugana nawe wabishatse, ukabona gukomera kw'Imana. Oh haleluya. Aha rero uyu munsi turimo turavuga ngo dore imbaraga z'Imana ziba mu kubaho kw'Imana, zibonekera mu kubaho kw'Imana. Abigishwa bari kumwe na Yesu murabyibuka, baramubwira bati dusenge dute? Arababwira ati nimusenga, ati mujye muvuga ngo Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe. Kubera ukuntu ukomeye n'ukuntu uteye ubwoba, urakahora wubahwa, uri Imana ikwiye kubahwa. Ati hanyuma muvuge ngo ubwami bwawe, haleluya, buze. Ubwami bwawe buze, ubwami bwawe buze. Oh haleluya. Yababwiye ijambo rikomeye, murabyibuka ubushize twararisomye mu Baheburayo ibice 12, ijambo ry'umwaka rinejeje umutima wanjye. Umurongo wa 28 arababwira ngo ubuntu bwanjye buzabahishurira, buzabafasha kwinjira mu bwami bwanjye. Abwita icyo ngo ubwami butanyeganyezwa, unshakable kingdom. Ubwami bwanjye butanyeganyezwa, ubwami bwe butanyeganyezwa. Yesu abwira abigishwa ati niba musenga mujye muvuga ngo ubwo bwami buze. Oh haleluya. Icyama ukabyumva, ubwami bw'Imana nibuze. Ati mujye muvuga ngo buze. Burya iyo bwaje buhindura ibintu, ati iyo bwaje ibintu birahinduka, iyo bwaje hari ibiba. Uyu munsi dushaka gukora uko dushaka, Imana itubabarire cyane. Ariko uyu munsi dushaka gukora uko tubishaka. Umuntu akavuga ati jyewe nuko ubigenza, jyewe nuko mbikora. Twashyizeho doctrine zacu kandi si mbi, twashyizeho imirongo yacu kandi si mibi, ariko nyine twabaye ba mahame, ntabwo tukiyoborwa n'umwuka w'Imana. Imana itubabarire cyane. Ndavuze ngo Imana nitubabarire cyane. Igihe kirageze ko twongera kuvuga ngo ubwami bwawe buze, kugira ngo tubeho mu kubaho kw'Imana, tuyoborwe n'Imana, dukoreshwe n'Imana, n'ibidashoboka tubibashishwe n'Imana. Muribuka icyanditswe twashingiyeho ubushize, n'ubundi reka twongere rwose tugishingireho. Icyanditswe akiri mu Ngoma za 2:7 umurongo wa 1. Ahangaha naho waba utumva byinshi, basi wumva izi ngingo 3 nakoze. Navuze ngo kubaho kw'Imana kuboneka iyo dusenze, kubonekera mu gusenga. Uko usenga bigufasha kubona kubaho kw'Imana, cyangwa se kuba mu kubaho kw'Imana. Iri jambo ryatubwiye ngo nuko Salomo amaze gusenga, umuriro umanuka uva mu ijuru wotsa igitambo cyo koswa n'ibindi bitambo. Icyubahiro cy'Uwiteka cyuzura inzu. Icyubahiro cy'Uwiteka. Uwiteka ninde? Ni Imana. Imana nde? Umwami wa he? Wa rya juru, wa bwa bwami. Yesu yabwiye abigishwa ati musenge muvuga ngo ubwami bwanjye buze. Ati mujye muvuga ngo ubwami bw'Imana buze. Ubwo bwami barabusubiraho hano, barabugarukaho hano, bakavuga ngo icyubahiro cy'Uwiteka, icyubahiro cy'uwo mwami. Barimo gusenga nuko Salomo amaze gusenga, bakimara gusenga, bagisoza amasengesho, bakivuga ngo amina, ngo ako kanya Uwiteka aramanuka, icyubahiro cye cyuzura inzu. Imana idushoboze ngo abatambyi ntibabasha kwinjira mu nzu y'Uwiteka, kuko icyubahiro cy'Uwiteka cyuzuye inzu y'Uwiteka. Ngo Abisirayeli bose babonye uko umuriro wamanutse, icyubahiro cy'Uwiteka kikaba ku nzu, barumirwa.
bubika amaso hasi mu mabuye ashashwe, bararamya bahimbaza Uwiteka bati Uwiteka ni mwiza, imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Oh, Imana idufashe mwumve bino bintu. Ukubaho kw'Imana kuboneka iyo dusenze. Uko usenga niko ubasha guhishurirwa, ukarenga imitekerereze n'imimerere y'iyi si, ukarenga ibintu byose, ugasabana n'Imana. Nuko Imana ngo ntikure kutyo nayo iraza. Haleluya. Ngo hanyuma imaze kuhagera, ngo nabo barabibona, ngo bubarara imbere yayo barayiramya. Imana idufashe cyane. Iyo ije urabimenya ko yaje. Imana ngo ifite ukwiza. Hari igihe iza nk'umuyaga mu mateka turabizi, hari igihe iza nk'umuriro mu mateka turabizi, hari igihe iza nk'igicu turabizi, hari igihe iza nk'amazi turabizi. Iza mu buryo butandukanye, nawe urabizi uko yakuziye mu buryo butandukanye nuko yanziye. Ntibisa, ntabwo bisa. Iby'uyu munsi n'iby'ejo ntibisa, ntabwo bisa. Ariko twari dukwiye kugira inyota yo kubaho kw'Imana, twari dukwiriye kugira inzara n'inyota by'ubwami bw'Imana, kuruta uko tugira inyota n'inzara y'abahanuzi, kuruta uko tugira inyota n'inzara y'ibyo dukeneye ngo bituveho, kugira uko Mana we, kuruta uko dufite inyota y'ibiri mu mubiri ngo abe ari byo bikemuka. Twari dukwiye kugira inyota yo kubaho kw'Imana. Ndabikwifurije mu izina rya Yesu Kristo, ngo usenge, maze ukimara gusenga Uwiteka kumanukire. Ndavuze ngo Uwiteka kumanukire mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Ndasenze ngo Uwiteka kumanukire mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, maze ukimubona gusa uhite umuramya, kuko uzaba ubonye ko akora ibitandukanye n'iby'abandi, akora ibitandukanye n'ibyo waba warigeze kubonaho. Imana ishimwe cyane. Ngo ntibabasha kwinjira mu nzu y'Uwiteka kanagakunze. Ndagira ngo nkwibutse ko Uwiteka yaje mu nzu ye. Ndagira ngo nkwibutse ko wowe kubw'urupfu rwa Kristo ku musaraba, ubu ntabwo ikiri inzu y'ibyumba, ni wowe nzu y'Uwiteka. Oh, niba wabyumvaga, ni wowe nzu y'Uwiteka. Niba uri inzu y'Uwiteka, itegure gusenga no gusabana n'Imana. Nuko Uwiteka amanuke mu mwuka wawe, nuko Uwiteka amanuke mu bugingo bwawe, nuko Uwiteka amanuke mu mubiri wawe, nuko Uwiteka amanuke mu mibanire yawe n'abandi, nuko Uwiteka amanuke mu iterambere ryawe, nuko Uwiteka amanuke muri vision zawe, nuko Uwiteka vision zawe Uwiteka akumanukire, Uwiteka akumanukire, Uwiteka akumanukemo, Uwiteka akumanukeho, Uwiteka kuzure, Uwiteka gusage. Uwiteka arahari kandi arakomeye. Icyama Imana muri ibi bihe tugahishurirwa neza ko kubaho kwe kurimo imbaraga zitagereranywa. Tukareka kubona udusigarizwa n'utuntu tw'amafuti, maze akaba ari two turomboreza gusa, ngo abantu baguye, ngo uyu yagushije abantu, ngo dore ngo uyu yahanuye, ngo uzi ko yabimbwiye bikaba byo koko. Tumeze nk'abantu birirwa bazerera inyuma y'utuntu duke tugize Imana. Ariko Uwiteka arihagije, afite byinshi wamenya bikakurenga, afite imbaraga nyinshi wamenya zikakurenga. Gira inyota yo gusenga mu cyumba cyawe, usenge muri saro, usenge. Wigira ubunebwe bwo gusenga, wigira ubunebwe bwo gusenga. Attracted ku bintu byinshi. Niba ukunda imodoka, bavuga imodoka, ukavayo ukazivuga, ukaryoherwa, ugahaguruka, ukabukunda make-up, ukavayo, ukabukunda amavuta, ukavayo, ukabukunda ibintu byose, ukavayo, ukizibuka cya kintu uvuga, ukizihirwa no kuguhagarika bikabananira kubera ko uragikunda cyane. Ariko ntabwo dufite iyo nyota n'iryo shaka n'uwo mwanya twatakaza ku Uwiteka. Oya, keretse hari ibitujyanye tugiye kuborogera kuko byaturenze. Ariko Uwiteka ubwe ntabwo tumukeneye, turimo kuvuga ko tutakimukeneye. Imana itubabarire cyane. Salomo amaze gusenga, twese nk'abazi umwami Salomo yasengaga iki? Yashakaga iki? Yari afite icyifuzo cy'ibyo kurya, yari afite icyifuzo yashakaga Uwiteka,
kugira ngo abashe kuyobora abisirayeli. yashakaga Uwiteka kugira ngo abashe gukora icyo Imana yamuremeye. yashakaga Uwiteka kugira ngo azasohoze icyo Imana yamuremeye. yashakaga Uwiteka kandi ngo araza, aza mu muriro, baramwibonera, baramuramya. Uwiteka akuzeho mu mbaraga z'umuriro w'Imana, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Ingingo ya kabiri ng'uyu munsi, kubaho kw'Imana kubonekera mu gukunda Imana n'abantu. Ndagira ngo nkubwire ngo wisuzume aho uri. Niba ushaka kubaho kw'Imana ukabyumva ngo wicayemo ndimo ndakumva, train yourself, itoze, imenyereze gukunda Imana no gukunda abantu. Byimenyereze. Maze kubivuga nonaha biteye ubwoba kuba ushobora kumara umwanya munini cyane. Ejo umugaragu w'Imana numvise abivuga, umuja w'Imana, wagira ngo neza neza yarampurintinze. Nibyo nari nasengeyemo, nibyo nari nanditse muri jano, abara exactly arabimanuka. Ndamwumva ndavuga ngo Umwuka Wera n'Imana ishimwe cyane. Dukunze ibindi bintu, turarikiye ibindi bintu, dufite umwanya w'ibindi bintu, kugeza ubwo tubigeza no mu mwuka tugakunda imbaraga z'Imana. Ese buriya ni imbaraga z'Imana. Tugakunda umusaruro w'ibyo dukura ku Mana, tugakunda ubuhanuzi, tugakunda ibitangaza, tugakunda ibintu ntazi biva ku Mana. Ariko Imana ubwayo ntituyifitiye umwanya. Imana itubabarire cyane. Niba ushaka, niba ukeneye kubona kubaho kw'Imana mu buryo budasanzwe kandi burambye, senga Imana igusukemo, kuko we ntiwabishobora. Igucuncumuremo, iducuncumuremo urukundo rwo kwikunda. Niba mumaze gukora ubushakashatsi, mwibuke neza ko icyo kiganiro dufite hano ku isi kiravuga ngo God loves me. Jewe ibintu byo gutera ubwoba n'ikintu cy'ubu twese twarabimenye. Imana iradukunda twese. Ntabwo ari ibinyoma. Imana iradukunda kandi cyane. Nicyo cyatumye itanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo umwizera atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Iyo atanze Kristo ngo ntiyabura kumuduhana n'ibindi byose. Ndagira ngo nkwibutse ngo yatanga byose ikakubonera gukunda cyane. Yego, you are right. Imana iragukunda cyane, yagutangaho byose kuko iragukunda cyane. Ariko turebe urundi ruhande, wowe urayikunda, njyewe ndayikunda. Twibaza ikibazo tudatinya, uyikunda bingana iki? Kompara, tekereza bya bindi byose uha priority. Mana yanjye, washyize imbere ibintu, washyize imbere ibintu ukunda cyane, ibintu ukunda cyane, ibintu umwanya ni byinshi. Imana ibona akanya gato cyane kandi nakura gaserebura, ukajya ubwira abantu uti you know what, genda senga kubera iminota 5 ngewe ndasenga, kubera iminota 10 ngewe ndasenga. Igikuru suguse gusenga kwawe kubyara iki? Iyo usenze bibyara iki? Kusenga wese abona Imana, abona kubaho kw'Imana. Wowe usenga bibyara iki? Begera Yesu bashaka kumuhinyura mu cyayenge, ngo umunyamategeko aramubwira ati ariko ubundi itegeko muri ayo yose riruta irindi nirihe? Arabwira ati no, amategeko ni 2 gusa, burya ntabwo ari arya yose, ari 10 banditse ni make ni menshi. Ati ntabwo ari arya yose, ati yose ukuyabona akubiye muri aya 2 gusa. Yesu bwe Mana dufashe cyane. Matayo 22:3-7 ngo nawe arabasubiza ati ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'ubwenge bwawe bwose. Iryo ni ryo tegeko rikomeye ry'imbere. Ku murongo wa 39 n'irya kabiri rihwanye naryo ngiri, ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda.
abisobanura neza ku murongo wa 40 ati muri ayo mategeko yombi amategeko yose n'ibyahanuwe byose niyo bihuriraho. Nubasha ayo abiri arimo aravuga iki? Gukunda Imana n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Imana itubabarire cyane. Uretse n'ibyo bice byose nta naka ikintu dushoboye kuririmba gusa. Imana ishimwe, we niba ubishobora, Imana iguha umugisha. Ariko ndavuga ku rwego rwa twese ku isi ukuntu duhagaze, ndakubwiza ukuri, Uwiteka tugenderere, Uwiteka tugenderere, adusubize mu rukundo rwo gukunda Imana. Nitunaganira nitunavuga tujye tuvuga ko idukunda, ariko twibuke urundi ruhande. Ese twebwe turayikunda? Ese twe turayikunda? Niba tuyikunda dukora iki? Kuyikunda yagasenze, kuyikunda yagasenze. Turabinginga muze mujye kugicaniraho muri hose mu ngo zanyu. Nyamuneka mwiyaranje mubone iminota 5 musengane n'abana. Nyamuneka nimwiyaranje umugore n'umugabo, nyamuneka nimusengane. At least nimurebe akanota kamwe. Arega ntabwo twabura. Mubona umwanya wo kurya, mubona wo kujya guhaha, mubona wo kujya kwa muganga, mubona imyanya itandukanye, mubona iyo kujya ku kazi. Byose ni byiza si bibi. Ni gute umwanya wo gusenga ubura? Ese wari guhembera ntiwawubona? Wawubona ukabona wo kuvugana n'inshuti, ukabona hari ntago waba warabuze umwanya wo gusenga. Ntibikunda kugeza igihe Imana izakreye wo kukurwaza kugira ngo usenge, kugeza izaguteza crise kugira ngo, kugeza ubwo umwanzi azitambika ugakenera Imana nayo ikaza. Kubera iki dushaka gutegereza icyo gihe ko Imana yaturemeye gusabana nayo, ko Imana yaturemeye gusabana nayo, ko Imana yaturemeye kwinjiranamo nayo? Nabibabwiye ngo n'abigishwa babaje Yesu arababwira ati mujye muvuga ngo ubwami bw'Imana buze, mujye mutumira papa ze. Hagati muri mwe hageze ibintu birahinduka. Bamubajije amategeko atirega mwivunika, mukunda Imana n'imitima yanyu yose n'ubwenge bwanyu bwose n'intekerezo zanyu zose n'imbaraga zanyu zose. Ati nimwiyaranje mubikore mutyo. Ati hanyuma ibyo mukunde na bagenzi banyu. Mutazavuga ngo mukunda Imana gusa mukibagirwa gukundana hagati muri mwebwe, kugira ngo kubaho kwanjye nikuza kudasanga abanzi, kudasanga ababisha. Ariko ubu tumeze gute mu matorero? Turahangana. Imana itubabarire. Turahanganye. Imana itubabarire. Turapfiki, turapfusa, turapfa imyanda, turapfusa, turapfa tuyasoni, kugeza ubwo mu nzu y'Imana wicaza uyoboye ukabwira uti no, uriya ni wa shitani, uriya ni uw'Imana, uriya ni umunyantege, uriya ntananana. Imana itubabarire. Ndabirambiwe. Ndanasenga ngo umwuka w'Imana bafashe. Ndasenze mwitorero, umwe n'umunyantege undi n'imbaraga, abasengana umwe arereka undi ntiyerekwa. No, dukura isi mu nzu y'Imana. Uwiteka dutabare, ndinginga. Ntabwo twabona Imana keretse tuyibonye mu kubaho kwayo, kandi kwibona mu kubaho kwayo ni ukuyisenga. Kandi uyisenga yarakwiye kuba yikunda, kuko nibwo bwonyine abasha kuyivugisha. Kandi ntiwayikunda wanga mwene so, ntibikunda. Imana itubabarire cyane. Imana itubabarire cyane. Icya gatatu, kubaho kw'Imana kubonekera mu kwiramya. Icyama ibintu bitatu ukabitwara, ukareba uburyo bizana impinduka mu rugo rwawe. Birazana impinduka mu buzima bwawe ubwawe, bizana impinduka mu rushako rwawe, bizana impinduka mu muryango wawe, bizana impinduka aho utuye, bizana impinduka no mu iterambere ryawe no mu mibanire yawe n'abandi. Icyama uyu munsi ukabifata nk'ijambo ubwiwe n'Imana. Ijambo ry'Imana byakozwe n'umwa 16:25. Aravuga ngo ariko mu gicuku Pawulo na Sila barasenga ngo baririmbira Imana, izindi mbohe zirabumva. Uwo mwanya habaho igishitsi, imfatiro z'inzu ziranyega. Tugende gahoro. Reka tugende gahoro.
igice cya 16 ngo n'umwanya uzagisoma kizagufasha kumenya ko ubu buzima bw'umwuka tubamo, ubu buzima bwo kuba mu kubaho kw'Imana tubamo, ntabwo ari kwa kundi tubitekereza byo kwicara ngo dushyireho fayino tuvuga ngo ni uku bimeze, ni uku bizasoza. Twe turabizi, twarabimenye ntabwo ariko bimeze. harimo inkuru yose y'ukuntu bagiye bavuga ubutumwa ahantu handi, ngo bageze muri Aziya ngo umwuka wera babuza kuvuga ubutumwa. uyu munsi nkubwiye ngo umwuka wera yambujije kuvuga ubutumwa, avuga uti toka dayimoni. ni gute umwuka wera yakubuza? ariko mwagiye murobanura imyuka, umwuka wera yakubuza gute? noneho akakubuza kuvuga ubutumwa. ibyo bintu bihabanye n'ijambo ry'Imana. iyo ni logike wakoresheje. ubumana cyangwa kubaho kw'Imana hariyo ubundi buzima, hariyo ubundi buzima butandukanye n'ubwa muntu. wabisobanura ute umwuka wera ababuza kuvuga ubutumwa muri Aziya? ariko bageze ahandi ngo ibohereza ahantu mu bagore bari bari ahantu, irabwira ngo basengane. batangira gusenga, ntibari bafite niyo bajya. Imana yohereza uje kubacumbikira ngo arakizwa aranabatwara. hari ukuyoborwa n'Imana, hari ukwitabwaho n'Imana, hari ugukorana n'Imana, hari ugukoreshwa n'Imana. kuki ibi bintu tubisoma bikaguma ari amateka gusa? kuki twigira ku bindi by'abatubanjirije? abiga sayansi bafite abasayansi bareberaho, abiga history bafite history bareberaho, abize buri kintu cyose. twese tugira ibyo tureberaho, bakabizana mu buzima bwabo, bagatangira kugenda bavumbura bakora ibindi. byagera mu ijambo ry'Imana, ibya Paulo bikaba Paulo, ibyande bikaba ibyande, ibya Mose bikaba ibya Mose. nuko natwe tugatangira kwidodera ibicoce. Imana tubabarire cyane. ariko twibaze kuri iki kintu. Paulo na Sila bari muri gereza, baraboshye, umusirikare yababoshye, babohanywe n'abandi. ndagira ngo utekereze iki kintu. aba bantu bakuyeho imbaraga zihimbaza Imana. ijambo ry'Imana rirabitweretse ngo bahimbaza Imana, baramya Imana. ngo ariko mu gicuku Paulo na Sila barasenga, baririmbira Imana. barasenga, ntibasenga gusa, banaririmbira Imana. bundu ijambo ry'Imana rivuga ngo ubabaye asenge, urwaye asanga abakuru b'itorero bamusenyera, umeze neza ahimbaza Imana. abantu baraboshye, bakuye hehe ububasha bwo guhimbaza Imana? babikuye mu gusenga. babivuze ngo barasenga, baririmbira Imana, bongera kubikura mu rukundo bakunda Imana. urukundo bakunda Imana rwatumye bayiririmbira habe n'ubwo baboshye. ibyo niyo twabishakira mu bahungu bakunda abakobwa, niho twashakira kuvuga ngo baramugerageje bamukora batya na batya, ariko aranga kubera ko akunda uriya mukobwa cyangwa ko akunda umugore we. aho nibura twabihabonera. ariko tubishakiye mu gukunda Imana ntitushobora kubibona. Imana itubabarire cyane. Paulo na Sila bakuyeho imbaraga, bazikuye mu gusenga, bazikuye mu rukundo bakunda Imana. Imana idusukemo urukundo rwo gukunda Imana, tubashe guhimbaza Imana nubwo tuboshye. ndabibazwa cyane kenshi, ariko ubu koko nanjye kera nahimbazaga Imana, nanjye kera nari umukozi w'Imana, nanjye kera nakundaga Imana, nanjye kera nakoreraga Imana. ariko kuva nashaka uriya mugabo yambereye ishitani, kuva nashaka uriya mugore yambereye ishitani, uriya mwana yambereye ikigusha. kuva nagera muri rusengero nahise ndangira. kuva nahura na bariya bantu, ubuzima bwanjye bwahise busubira inyuma. ndabizi neza byahise birangira. kuva nagwa muri kiriya kigeragezo, kuva nabura urubyaro, kuva nabura umugabo, kuva ibyo byose ni ibimenyetso by'uko uboshe. ariko urukundo rw'Imana rubasha kugushoboza ukaririmbira Imana, ugasenga Imana kandi uboshe. ndaguhanurira wowe nkurikiye ngo Uwiteka agushoboze uhimbaze Imana nubwo uboshe.
urarwaye, himbaza Imana. Yo byagucanze muri krize, yego birashoboka ko wahimbaza Imana, birashoboka ko wahimbaza Imana, birashoboka. Icyo wasengeraga ntikirasubizwa, yego, ariko birashoboka ko wahimbaza Imana. Guhimbaza Imana kwanjye se kwava he? Kwava mu gusenga, kwava no mu rukundo ukunda Imana, kwava mu rukundo ukunda Imana. Ndasenze ngo wowe unkurikiye aho uri hose ku isi ntuzankurikira, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo mbivugiye kuri iki gicaniro cy'Uwiteka. Ndavuze ngo Uwiteka nagushoboze, agusuke mu rukundo, agushoboze gusenga, agushoboze guhumuka, amaso yawe mwuka hweze, ubashe kureba Imana, ubashe kubona Uwiteka, ubashe kuramya Uwiteka, ubashe kurenza ubukene bwawe, ubashe kurenga ibyifuzo byawe, ubashe kurenga ibigeragezo urimo, ubashe kurenza, usabane n'Imana, uyihimbaze, uyiramye, uyiririmbire, uyishyira hejuru. Ayi, urekeraho kwitotomba, urekeraho kwirebaho, urekeraho gusoreza ureba, renza amaso, uhimbaza Imana nubwo uboshye. Renza amaso, uhimbaza Imana nubwo uboshye. Ntibigarukiraho ngo iyo urimo guhimbaza Imana ukanayisenga ugasabana nayo, ntabwo Uwiteka aza ngo bigume uko byari biri, ntabwo ijuru bwa bwami bw'Imana buza ngo bigume uko byari biri, oya, ntabwo kubaho kw'Imana kuza ngo bigume uko byari bimeze. Ijambo ry'Imana rivuze ku murongo wa 26 ngo uwo mwanya habaho igishitsi cyinshi, imfatiro z'inzu ziranyeganyega, inzugi zose zihera ko zirakinguka, iminyururu yabo bose iradohoka. Haleluya. Iminyururu yabo bose iradohoka. Ndasenze wowe uri kunyumva ngo umuriri uve mu ijuru, earthquake, uve mu ijuru, hanyeganyege, kubera ko nawe wakunze Imana, kubera ko nawe warengeje amaso urubyaro rwawe, warengeje amaso ibikubangamiye, urenza amaso usenga Imana, urenza amaso uramya Imana, urenza amaso uhimbaza Imana. Ijuru rikumanukire mu izina rya Yesu Kristo, kandi ko aho kw'Imana nikumara kuhagera, haleluya, gushwanyaguza iyo migozi mu izina rya Yesu Kristo. Nababwiye ubushize ngo Uwiteka yaje nk'umuriro, uyu munsi arimo aravuga ngo yaje nka earthquake, yaje nk'umushyitsi. Haleluya. Yaje nk'umushyitsi, aza mu buryo bwose, aza muri forume ashaka, ashobora gukoresha ibyo yaremye byose uko ashaka. Yigeze kubwira abantu, aravuga ngo niyo mutampimbaza, ngo n'aya mabuye yagira ate, yampimbaza. Niba yaza mu mushyitsi, niba yaza mu mvura, niba yaza mu muyaga, niba yaza mu muriro, yanabibwira bikaramya. Oh, haleluya. Icyamuka byumva kuba Imana yaraguhisemo ikakurema mu ishusho yayo, igahitamo gusabana nayo ukanayiramya. It's a privilege. Ni ubuntu irihagije, ni ubuntu irihagije. Nagira ngo nkwibutse ku gihe Nowa yari amaze gukora inkuge, amaze kuyubaka ayirangije, ntabwo yigeze ajya mu ishyamba ngo ajye kubita intare ati ngwino, ngo ajye kubita inzoka ati njira, Uwiteka ubihamagara bikitaba. Yarabihamagaye bitaba, uwo bihamagaye bijya mu nkuge, yabibwira gupfukama bikamuramya. Ni ubuntu ugiriwe kugira ngo uhimbaze Imana, habe nubwo ufite ibibazo, habe nubwo butagenda neza. Ni ubuntu tugiriwe Mana, ni ubuntu tugiriwe. We don't want to take it for granted. Ni ubuntu tugiriwe, twigishe kukuramya Mana. Oh, haleluya. Yo Mana we, turakwinginze, twihishurire. Oh, haleluya. Nguwo mwanya habaho igishitsi cyinshi, imfatiro z'inzu ziranyeganyega, inzugi zose zihera ko zirakinguka, iminyururu ya bose
iradohoka. Uwo murinzi, wa murinzi wabajugunye muri gereza, ngo arakanguka, we yaranasinziriye, abonye inzugi z'inzu y'imbohe zikingutse, agira ngo imbohe zacitse, akura inkota ye, nuko agiye kwiyahura. Pawulo aravuga n'ijwi rirenga ati, wikwigirira nabi, twese turi hano. 29, atumira itabaza, aturumbukira mu nzu ahinda umushyitsi, yikubita imbere ya Pawulo na Sila, maze arabasohokana, arababaza ati, batware, nkwiriye gukora nte ngo nkire? Nkwiriye kugira nte ngo nanjye nkizwe? Ngo 31 baramusubiza bati, izere umwami Yesu urakira, ubwawe n'abo mu rugo rwawe. Ngo bamubwira ijambo ry'umwami Yesu n'abo mu rugo rwe bose. Ndabikwifurije gukundana n'Imana, ugasabana n'Imana, ukaramya Imana, bigatuma bakuzengurutse badashidikanya ko ari Imana, badashidikanya ko ari Imana. Kandi bakimara kudashidikanya ko ari Imana, nawe ntutangire ubutumwa bwa niko bimeze, jewe mfite imbaraga zica imigozi. Ni uku nguku bimeze mu idini ryanjye, ni uku bimeze mu buzima bwanjye, ni uku bimeze, upfa gukandagira muri idini gusa imigozi itishwanyuka, tugahindukira ibyakabaye icyubahiro cy'Imana kikaba icyacu. Oya, ngo ahita amenya, arababaza ati, nkora iki? Ngo barambwira bati, zera umwami Yesu. Ntabwo ari twe, ni umwami Yesu. Ntabwo ari twe, ni umwami Yesu. Izera umwami Yesu. Ngo aramwizera. Ngo ntiyamwizera gusa, ngo batangire kumubwira ngo nuko rero, ngo ujye uzana ibya 10 n'amaturo, hanyuma kandi ujye uza wirize 5, hanyuma kandi ujye uza wambaye utyo umeze utya, dore ubwo genda wogoshe imisatsi, genda uyishyireho, bya bindi byose tugira byinshi, na bya bindi byose muzi nagomba kurondora byinshi. Ngo bamubwira ijambo ry'Imana. Haleluya! Bamubwira ijambo ry'Imana rifite ibisobanuro byihagije. Bamubwira ijambo ry'Imana, bamugaburira ijambo ry'Imana, bamuhata ijambo ry'Imana. Ngo iryo ntiryabirye gusa, ngo ni umuryango we. Umuryango urakizwe. Uyu munsi dufite ikibazo, mana, umuryango urakizwe pe. Umuryango urimo uraryana, umuryango urimo uratahana, umuryango. Ntabwo twakiza umuryango, Imana yonyine niyo yakiza umuryango. Umuryango wakizwa n'iki? Wakizwa no kongera kubaka igicaniro cy'Uwiteka, tugasenga. Tuvuga igicaniro, wumve gusenga nta kindi bivuze. Gusenga aho duhurira n'Uwiteka, tukongera tukamusenga. Imana imbabarire mu byumve. Ndasenze mu izina rya Yesu Kristo, ngo umuntu wese unkurikiye n'uzankurikira, Uwiteka gushoboze gusenga Imana, Uwiteka gushoboze gukunda Imana n'abantu, Uwiteka gushoboze kubasha kuramya Imana nubwo uboshye, Uwiteka gushoboze kuvuga ijambo ry'Imana udaca iburyo udacana ibumoso, Uwiteka gushoboze kuvuga imbaraga zawe n'ibyo ukora n'ibyo ushoboye n'ibyo udashoboye, uvuga Kristo. Yesu Kristo aba ari we wenyine twongera gusubiza icyubahiro cye, tumuvuge, tumwamamaze. Kubera iki tumuvuga? Kubera ko yatanze impamvu yo kuvugwa. Usomye ibyakozwe n'intumwa 4, ngo abigishwa batangira kujya bavuga ubutumwa hano, bakabafata bakajya hano bakavuga ubutumwa, ngo abera abantu b'Imana bahurira hamwe, ngo barasenga bavuga aya magambo. Baravuga ngo Uwiteka tubabarire, wite ku baposo, ku ntumwa, aba bavuga butumwa, ubasukeho imbaraga zawe, ubashoboze kugukorera, hanyuma utume ibimenyetso n'ibitangaza bigendana nabo, kugira ngo tugire benshi basanga Kristo. Noti kugira ngo dukomere, tumenyekane, twubake amazina, ibintu bicika biyobe. Oya, kugira ngo abantu bongere bitabe Kristo. Ngo abantu 5,000 gukizwa umunsi umwe. Uzasoma icyo cyanditswe uzambwira.
kubera yuko babaga babonye wakwigira imbere mu gice cya 5 ugahita ubona umwuka wera akora ubutitsa. Mwibuke ko Kristo yavuze ngo amaze kujya mu ijuru abwiye abigishwa bati nimugende mubwiriza ibyaremwe abarimwe bose ubutumwa bwiza, ngo barasohoka bajya kubwiriza, ngo nawe akajya bagendaho, akajya agendana na bose through Holy Spirit binyuze mu mwuka wera, agenda ahamya ashimangira ibyo bavuga, abiherekeshereje ibimenyetso n'ibitangaza bya bindi tururumbiye. Ni byiza twabisaba Imana irabitanga, ariko byari bikwiye kuza biciye mu kubaho kw'Imana. Byari bikwiye kuba binyuze ku muntu usenga, akunda Imana, akunda abantu, kandi yiteguye no mu gihe yaba aboshwe cyangwa bitagenda neza guramya cyangwa gusenga cyangwa guhimbaza Imana, kandi yiteguye ko icyubahiro n'ibindi byose byaza bimugana yabigarurira Imana, yabigarurira Uwera Imana iteye ubwoba, kandi afite ikimusunika cyangwa afite inyota yo kugarura abantu ku Mana, yo kuzana abantu kuri Kristo. Imana idufashe cyane. Ndagira ngo nkubwire ngo hari imbaraga mu kubaho kw'Imana. Haleluya. Nsoje mvuga ngo izi mbaraga ziri mu kubaho kw'Imana nizikumanukire, nizikumanukeho, nizikumanukemo. Niba udakijijwe uyu munsi ukaba wumva ko utarakizwa, niba utarakizwa ukaba wumva neza kukeneye uyu mwami, ukaba wumva umeze nk'iyi mbohe uvuga uti nanjye nkeneye uyu mwami, vuga ngo Mwami Yesu, uyu mugoroba cyangwa se aya manywa bitewe n'aho uri, ndakiriye uyu Mwami Yesu, nanyigishe gusenga, nashoboze ampumura amaso mbashe kumubona, nifuza kumukunda. Mwami nyigisha kugukunda, ndashaka gukundisha ubwenge bwanjye, intekerezo zanjye n'imbaraga zanjye. Ndashaka ko umbera umwami n'umukiza. Ndakwinginze Mwami Yesu, ubwami bwawe nibuze buture muri iki. Mana urakoze kubw'uyu watuye aya magambo, reka uyu mwanya imbaraga zivuye mu ijuru zinjiza agakiza muri we guhera ku musatsi kugeza mu bworo bw'ikirenge, ku buryo atabasha kwinyagambura ngo akavemo. Ndasenze mu izina rya Yesu Kristo, wowe watakaje uburyohe bwo gukunda Imana, ukaba wumva utazi, urinyagambura, urashakisha, uragerageza, rimwe na rimwe ujyayo mukabonana, ubundi ujyayo ntimukibonana, wa mugani wanyu ngo iyo usenze wumva wagira ngo hari kikubuza, harafunze. Uyu munsi ndakingura icyo kirere mu izina rya Yesu, ndasenga ngo ubone ugire ubusabane. Haleluya, haleluya. Ndasenze mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo ngo Uwiteka gucuncumuriremo, Mwuka Wera cuncumura urukundo rwawe, Mwuka Wera cuncumura urukundo rwawe, Mwuka Wera suka Mwami, suka urukundo rwawe. Abantu bawe bashikaraba irikarabasikata yababa, baba abinahangaha muri Calgary, baba muri Canada, baba mu Rwanda, baba i Burundi, Afrika nzima, Aziya, haleluya, mu Burusiya, Australia, ku isi hose Mwami we, US n'ahandi, Amerika yose, Manerope, bose cuncumura mu rukundo. Mana ducuncumura mu rukundo, ducuncumura mu rukundo rwo kugukunda, ducuncumura mu rukundo. Mana we, ducuncumuremo mu rukundo, twongere tugukunde, dushoboze kongera gukunda abantu. Ndasenga ngo Uwiteka kumanukire, agukundisha abantu, agukundisha uwo mugabo, agukundisha uwo mugore, agukundisha abo bana, agukundisha umuturanyi, agukundisha uwo wagize umurozi, agukundisha uriya wanze ntacyo umuhora, agukundisha uriya musangiye itorero ufite ishyari, agukundishe wa wundi mwatandukanye, agukundishe abantu.
ndagusengeye aho uri mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Uraboshye, uboshywe n'indwara, uboshywe no kubura urubyaro, uboshywe no kubura urushako, uraboshye, uboshywe n'urushako rukubereye rubi, uraboshywe ku buryo utakibasha no kuvuga ngo Mana, uranatekereza ukagira ngo ntikumva, ukagira ngo ntabwo ikikumva, warayibwiye uva uraruhurananirwa, urarekura uravuga uti kambyihorere, nibishaka izabikora n'ibyanga izabireke. Ndagusengeye aho uboheye, Uwiteka kingura amaso yawe y'umwuka, ubashe gukunda, ubashe gusenga Imana, ubashe kuyihimbaza. Uyihimbaze n'ubwo uboshye, Imana iguha imbaraga zirenga ibyo ubona. Uyihimbaze n'ubwo uboshye, uyihimbaze n'ubwo uboshye, uyature n'ubwo uboshye, wihanurire n'ubwo uboshye, uvuge byiza n'ubwo uboshye. Hindura amagambo, hindura ibyo uvuga, hindura uko usenga. Tangira kureba intsinzi. Imana ni umutsinzi kandi itanga intsinzi. Uwiteka nakuremera intsinzi. Tangira uririmba ibidahari, tangira wizere ibidahari, tangira uvuga Imana, himbaza Imana. Uribashikata n'uburi bifatika, uvuga ukwezi, uvuga izuba, uvuga inyenyeri, uvuga itaka, uvuge byose, uvuga ibyo yaguhaye, uvuge kuriho, uvuge ko uhumeka, uvuge ko nubwo urwaye ariko harimo ugihumeka. Uvuga Imana. Ndagira ngo usezeranye nsoza ngo uko yamanukiye Pawulo na Sila ikaza nk'umushitsi, nawe kuzire mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Ndavuze ngo ize mu cyongereza aravuga ngo yaje immediately, suddenly, quickly. Sinzi uko ubivuga ariko vuba na vuba, bidatinze. Umuriri nuze mu rugo rwawe, umuriri nuze muri iyo nda, umuriri nuze, umuriri nugusange, umuriri nugukiza ubwo burwayi, umuriri icyo wizere cyose unonaha. Nagira ngo uzamure kwizera, uvuga ngo nubwo mboshye nemeye kuramya, nemeye guhimbaza, nemeye kwikunda, hanyuma wakira izi imbaraga z'umuriro uvuye mu ijuru. Akira umuriri udaturutse muri Nigeria, udaturutse ikuzimu. Menya ngo hehe, sinzi aho bavuga, menya ngo Mana we, imbaraga z'Imana zisigaye zitwererwa abadayimoni. Ndavuze ngo ntabwo ari byo. Mu ijuru hari Imana itagereranywa, mu ijuru hari Imana y'ubwami butanyeganyezwa. Iyi Mana ikuzeho ku buryo ntawe uzabasha kuza ngo aguhinyuze, kuko uzaba ubizi neza ko ariyo. Uyu mbohe ntabwo yigeze iza ngo ivuge ngo niki cyatumye muca imigozi. Mbese mushobora kusobanurira, ariko se ubundi iyi migozi uriya koko yari ikomeye, twayikomeje, yari izi uko bahambira nuko bimeze. Iravuga ngo kandi umuriro w'Imana yuje, ntabwo uzi urimo gushidikanya. Abati nabyumvise, ibyabaye aha ntibivuye ku isi ahandi, ibi bintu bivuye mu ijuru, nimunsobanurire icyo mbikoraho. Baramubwira bati si ubundi bufindo, izera umwami Yesu. Haleluya. Ntabwo ari ubundi bufindo ndimo kuvuga ubu nonaha, ni umwami Yesu. Izera umwami Yesu, arakubohora iyo ngoyi. Izera umwami Yesu. Soma ijambo ry'Imana, risubire muri kunde, ongera urusome. Ririnjira rikajya mu nda rikayibohora, rikajya mu bwonko rikabuvura, rikajya mu bwonko rikawukiza, rikajya muri kamere yakunaniye, rikajya ahantu hose byanze. Rirashoboye. Ijambo ry'Imana riragabura, ijambo ry'Imana rirakiza, ijambo ry'Imana rirabohora, ijambo ry'Imana ririhagije. Imbaraga z'Imana zikuzeho, zikwigishe. Mana we, ndasenze ku bwanjye no ku bw'abera bose no ku bw'abandi bose bazakurikira, kubw'ubuntu bwawe. Twigishe gusenga, dushoboze kugukunda, dushoboze gukunda abandi, dushoboze kukuramya nubwo tuboshye, dushoboze kuranga ko nta wundi uretse wowe, dushoboze gusubiza abantu ku isoko y'ijambo ry'Imana, dushoboze kuba mu kubaho kwawe. Mu kubaho kwawe hari imbaraga zidasanzwe, mu kubaho kwawe hari inzozi ziturota, mu kubaho kwawe
mu mwuka hari ibintu mu bugingo no mu mubiri. Ibyo tugukeneyeho byose biri mu kubaho kwawe, mu kubaho kwawe, mu kubana nawe, mu kumva mu bwami bwawe bwaje, muri wowe waje, muri wowe watwishyuriye. Harimo ibintu byinshi. Ndasenga ngo igihu kiveho, igihu gihumye abantu, igihu cyangishije abantu. Imana we, yababa we, Mana we, Mana we, Mana we, Mana we, Mana we, Mana we, nicyayuka mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Abantu bongere kubaho bakunze Imana no kubaho kwawe. Mana urakoze, urakoze, turagushimiye. Ducishwe bugufi, ushyirwe hejuru. Icyubahiro kibi cyawe, kuko ari wowe ukwiye kuramywa wenyine, wenyine. Twinjize mu kubaho kwawe, amanywa, ijoro, umwanya wose tubonye. Twinjize mu mbaraga zawe, twinjiza abantu bongere barote, bongere berekwe, bongere bahishurirwe, bongere bagukunde, bongere basome, bongere bahanure by'ukuri, bongere bigishe by'ukuri, bongere bagukunde kuruta uko bakunda ibyubahiro, bongere bagushake kuruta uko bashaka ifeza n'izahabu. Twongere Mana, twongere Mana, nanjye ndabishaka Mana, biduhe, biduhe, biduhe. Dore iyi si ishinzwe kutunamura no kudukura mu rukundo rwawe. Iyi si ishinzwe kutubeshya tukanyurwa n'uko udukunda, tukibagirwa ko ukeneye gukunda, ko ukeneye gukundwa nawe. Twigishe kugukunda. Warabitubwiye weruye uti munkundishe ubwenge bwanyu n'intekerezo zanyu n'imbaraga zanyu. Nanjye ndabishaka ko munkunda, ndabakunda koko, ariko nanjye ndanyotewe, ndifuza ko munkunda. Kandi ntimunkunda njyenyine, munkundire n'abo naremye. Mana dushoboze, ntibyoroshye, biragoye. Dushoboze Mana, dushoboze kuguhimbaza nubwo tuboshye. Dushoboze gusenga kugeza tukubonye, kugeza tukubonye, kugeza tukubonye, kugeza tukubonye, kuko urahari, kugeza tukubonye. Mana urakoze. Icyubahiro, ubutware, gukomera, ikuzo, byose ni ibyawe, mu izina rya Yesu Kristo. Amen.